Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko igira iti haranira kureka ibyangwa n'Uwiteka. Haranira kureka ibyangwa n'Uwiteka. Dusome ijambo ry'Imana, Imigani 6 umurongo wa 16 kugera 19. Haranditse ngo hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira n'ibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso atariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye ngo tuvuge ibyanditswe byera. Dusenya imitima yose igiye kwakira aya magambo yawe. Urakoze ko ushobora byose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo ufite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tugiye kuganira kuri pointi ya 2, ariyo ururimi rubeshya. Ubundi kubeshya ni iki? Kubeshya ni ukutavugisha ukuri. Opposite yo kubeshya ni ukuri. Iyo umuntu atabeshya aba avugisha ukuri. Iyo avugisha ukuri ntabwo aba abeshya. Ikindi ni uko kubeshya ni icyaha. Kugira ngo wumve ukuntu kubeshya ari icyaha gikomeye, hano mu isi ho ibihugu bimwe by'Abarabu, iyo umuntu abeshye inshuro imwe yabigambiriye, babiha agaciro kangana n'ak'umuntu wasambanye inshuro nyinshi cyangwa se wabigize akamenyero. Ku Mana bwo ni ikizira. Ndagira ngo rero umenye agaciro ko umenye ko iyo ubeshye uba ukoze ikizira kandi n'icyaha gikomeye cyane. Reka tuvuge ku ntumwa. Intumwa za Yesu, hari umuco zari zifite cyangwa se hari indangagaciro bari bafite nk'abakristo cyangwa se nk'abizera. Intumwa zari zifite ibintu bigera nko muri 5 zagenderagaho. Intumwa zari zifite umuco w'abana b'Imana. Icya kabiri, nta mukene wababagamo. Icya gatatu, bagiraga urukundo. Icya kane, iyo umuntu yagiraga ikibazo wese bagifataga nk'aho ari icyabo, kubera ko bakundanaga, bari bafite iki? Urukundo. Ku bw'ibyo bagiraga umwanya wo gusangira ibyabo. Reka twibaze, ese uyu muco wo gusangira w'urukundo warengeye hehe? Uyu muco wo gusangira usigaye mu itorero ryonyine gusa. Usigaye mu itorero ryonyine gusa. Tubisubiremo, uyu muco usigaye mu itorero gusa. Mu madini ho uyu muco wamaze gucika. Kubera iki wacitse? Ni uko nyine idini ntabwo ryubakiye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Uru rufatiro rwubatsweho n'itorero ryonyine gusa. Reka turebe inkuru yo muri Bibiliya y'umugabo cyangwa se y'umuryango wa Ananiya na Safira. Umuryango wa Ananiya na Safira bagiye inama yo kubeshya ariko babigambiriye. Reka turebe uko Bibiliya ibivugaho. Ibyakozwe n'intumwa 5 umurongo wa 3 haranditse ngo Petero aramubaza ati, Ananiya, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu? Byagenze gute? Mu gihe intumwa zari zateguye umusangiro,
buri muntu wese yagomba kuzana umusanzu we bakawuhuriza hamwe kugira ngo umusangiro ubashe kuba. Ubwo rero umuryango wa Neza na Safira bo baragiye bagurisha isambu bari bafite, bamaze kuyigurisha babona ibiguzi babonye cyangwa se amafaranga bayakatamwo kabiri, amwe bayasiga mu rugo, andi bayaha umugabo ayazanira Petero, kuko Petero niwe wari umuhuzabikorwa w'umusangiro. Bayazanye imbere ya Petero bayamweretse, Petero nibwo yamaze ngo kuki Satani yujuje umutima wawe uburiganya no kubeshya umwuka wera, ugasigaza igice cy'amafaranga mwagurisha isambu. Ananiya kubera ko yari abeshye imbere ya Petero, yahise yikubita hasi ko yari abeshye arapfa. Bajya kumushyingura, bamaze kumushyingura umudamu we witwa Safira nawe amasaha 3 ashize aza mu musangiro ariko aza yakererewe. Yesu we uturengere. Aje yakererewe, Petero nawe amubaza mu magambo yabaza ngo Safira, aya mafaranga ari hano umugabo yatweretse koko niyo yaguzwe isambu yanyu? Umudamu nawe aravuga ati rwose aya mafaranga uri imbere yawe niyo twagurishije isambu yacu. Petero arambwira ati Ananiya rero Safira, menya ko umugabo Ananiya amaguru avuye kumushyingura ageze hanze, araje nagutware. Wa mugore Safira bayikubise hasi nawe aba arapfuye, bajya kumushyingura. Safira na Ananiya bazize iki ko umutungo wari uwabo? Iyo bavugisha ukuri byari kubatwara iki? Kubera ko icyaha ari kibi, barabeshye, bagira babeshye Petero, kumbi babeshya Imana, babeshya umwuka wera. Baba barapfuye bazize kubera iki? Bazize kuko babeshye. Mwene data, nubeshya umukozi w'Imana uzamenya yuko kizira ushobora nawe kubizira, kandi umukozi w'Imana iyo umukozeho umurenganije uba ukoze mu mboni y'ijisho ry'Imana, nk'uko Zakariya 2:12 habivuga. Haravuga ngo kuko Uwiteka Nyiringabo avuze ngo yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga y'abanyangaga, kuko ubakoraho aba akoze ku mboni y'ijisho rye. Mwabyumvise? Ubakozeho aba akoze ku mboni y'ijisho ry'Imana. Icyabaje ni uko usanga abizera bo muri iyi minsi abenshi bataye umuco, bari no kubeshya babigambiriye. Si byiza. Mwene data, gerageza witoze kubaha Imana, witoze kutabeshya, kandi uko ugenda ubyitoza inshuro nyinshi bizageraho bihinduke ubuzima bwawe, ujye uvugisha ukuri. Iyo witoje ikintu nicyo uba cyo. Dusubiremo, bene data mwitoze kuvugisha ukuri, kandi uko mugera mwitoza inshuro nyinshi bizabahindukira ubuzima bwanyu bwo kutabeshya. Mubeho mutabeshya, mubeho muvugisha ukuri. Ibi byose bisaba kubyitoza no kubyiyemeza. Ibyahishuwe 22:15 haravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Mwabyumvise? Imana ibarinde kuzaba hanze mu izina rya Yesu, kuko hanze ni habi. Imana ibarinde kuzaba hanze. Imana ibahe kuzaba mu nzu, mwe kuzaba hanze, ko mu nzu ni mu ijuru. Biravugaga abazaba hanze murahumva. Abantu benshi bagiye babeshya mu buryo batazi, abandi bagahiga imihigo ntibayihigure, bikarangira ibabereye ikinyoma. Ndagira mbabwire neza, irinde guhiga ibyo utazashobora guhigura, kuko iyo umaze guhiga umuhigo bihita biguhindukira isezerano. Kora ibyo ushoboye kandi genda uko imbaraga zawe zingana. Ntugahiga umuhigo utazahigura, kuko umuhigo umaze kuwuhiga uhinduka isezerano. Iyo utawuhiguye uba ubeshye. Mwirinde kubeshya, muvugishe ukuri, kandi mugende uko imbaraga zanyu zingana. Mwakire ijambo ry'Imana. Hofami irashimira abantu mwese ufatikanya nayo kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Abakoze subscribe, abakora like,
abakora komenti, abatugira inama, abadusengera. Ibi byose iyo mubikoze muba muteye inkunga umurimo w'Imana, ndetse n'abahererekanya namwe ubutumwa sheya, mwese Imana ibahe umugisha. Iyo mukoze subscribe, mugakora like, mugakora comment, mukatwandikira, mugahererekanya ubutumwa, ibi ngibi bifasha ubutumwa kugera ku bantu benshi, kandi iyo ubikoze nawe uba ufatanije natwe kuvuga ubutumwa. Imana yo mu ijuru ibahereze imigisha. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Amen.